Yes, muraho neza mumeze mute? Nindabaga nk'ibisanzwe abakunzi banje mwagiye munsaba. Ndabaga tubabarire kuri YouTube uzajya udushyiraho udufilime ariko udushirireho n'inkuru kandi utubwire inkuru mpamo nyine inkuru nziza zitunezeza imitima cyangwa ibintu biba byaragiye bibaho nyine uzajya ushaka ikintu waduhereza. Navuze ni uyu munsi rero reka mpite batangirira story y'uyu munsi ngiye kubabwira ubundi dukomeze kurushaho kuryoherwa nkuko mwabinsabye muri benshi. Musanzwe mumenyereye agasobanuye ariko kwinshuru noneho reka dukomeze no mu nkuru hose tuhagote turebe kugira ngo munezerwe, sibyo? Nk'ibisanzwe ariko mbere yuko ureba cyangwa wumva ino nkuru banzuka ujye kuri Chrome yawe wandikemo ndabaga-movies.com ubundi ubanze urebe website icaho filime zanjye ujye ureba inkuru ujye wumva inkuru mvuga ariko wanarebye no ku gafilime sogongereho. Niba utari umufana udasanzwe uzireba banze uceho uzirebe ubundi twikomereze. Kora share kanda like ukore na subscribe reba hasi kunzogera ukoreho ubundi biganiro bizajya bitambuka kuri YouTube channel byose nyine bijye bibanza bikugereho. Turatangira reka mbabwire story ukuntu iteye. Iyi story ni inkuru mpamo, ni inkuru yabayeho. Byo mbabarira ni ibintu byabayeho. Wari umunsi umwe umugore n'umugabo bari mu rugo bisanzwe nyine nk'abantu bubatse kandi imyaka ni myinshi, bari bamaranye imyaka ibiri, hafi imyaka ibiri n'igice. Bari mu rugo umugabo arimo ategura kujya mu kazi nk'ibisanzwe nyine. Abagabo kenshi dukunze kubona aribo bafite akazi nyine mu gitondo, yego n'abadamu barakagira ariko ahanini nyine tumenyereye kubona abagabo aribo bajya mu kazi cyane, bitavuze ko n'abagore nyine nabo bakora. Umugore arimo aramutunganya. Hari abagore bazi gutanga keya, bazi kugandukira abagabo babo, babyuka babategurira ka breakfast. Niba utanabikoraga gerageza ubikore, umugabo wawe nyine umutware neza, ubundi burabavuga ko abagabo bameze nk'abana, sibyo? Umwana bisaba umuhekeya umwiteho, sibyo? None umugore arimo arategurira umugabo we, amuzingira karuvate, areba ko ipasi yayiteye neza, mbese aramutegurira breakfast, imigati aramutostingira, arashyiramo amagi mu migati kugira ngo umugabo akomeze agire n'akabaraga nyine mu rugo, ajye yitwara neza mu rugo afite n'imbaraga, urumva? Noneho umugore arimo aramutegurira, umugabo arishimye banezerewe nyine, areba ukuntu umugore we nyine amwubaha kandi amufata neza. Mu gitondo umugabo amaze kurya arangije asezera umufasha, asezera umugore amuga ati Ana wanjye uyu munsi ngiye mu kazi rero uze kwirirwa neza. Ana nawe aramuga ati mukunzi urabeho rwose nta kibazo. Umugabo agiye Ana aramuhamagara. Ana ni umugore we, niyo mazina yiwe. Aramuga ati sheri none si ubwo kugiye? Undi ati se uragira ngo nkore iki? Ko wamaze kumpa nyine ibyo kurya. Umugore aramubaza ati se ubwo urumva nta kintu wibagiwe kweri? Umugabo yibutse ko agiye atamuhaye akabizu nyine nk'ibintu yari yaramumenyereje nyine. Ubundi umugabo Gerard, yitwa Gerard, yajyaga mu kazi nyine yamumenyereje ko agomba kubanza kumuha akabizu nyine. Nibyo nyine ku bantu bubatse bameze neza murabizi, kandi namwe bitameze neza ibintu byicwa namwe nyine muri babiri, nta bandi babyica. Nuko umugabo abaragiye nyine, agiye mu kazi akabizu aragatanze, iki ibintu bigenda neza. Noneho umugabo asohotse ageze hanze yibagiwe ko agiye nta kontake nyine y'imodoka afite, bafite n'imodoka nyine n'umuryango umeze neza nyine. Asubira inyuma yirukanka ajya kuzana kontake, aragenda umugore ayimuhereza, ariko mu gusohoka kuri portaye nyine hari umukobwa bakubitanye abonye ubwa mbere muri urwo rugo. Kuvuga umugabo yari afite urupangu runini cyane, harimo abapangayi nyine benshi, ariko atabasha kumenya ngo abapangayi se ni bande, ni abantu cyuko aba yagiye mu kazi. Akenshi umugore we nyine niwe ubyitaho, ariko n'umugore yari afite akazi nyine ari umuganga, ariko kwa kundi basimburana mu mashifti we yabaga afite umwanya wo kuba yabikontorora mu rugo nta kibazo. Umugabo asohotse yakubitanye n'umukobwa barasekurana,
umukobwa aramubwira ati sorry, umugabo aravuga ati nta kibazo, none se ukumbe nawe uba hano? Umukobwa aramubwira ati mba hano, bakwita ndese? Aramubwira ati banyita Sifa. Ndaramubwira ati nanjye banyita Gerard, ninjye boss nyine waya maze umubona. Sifa aramubwira ati ndabizi ariko nyine narinze umugore wawe, we ntabwo nyine nari nkuzi, gusa numvaga bavuga nyine ngo hari umubosi nyine waho nyine twari tuzi umudamu cyane cyane. Nuko umugabo arangije aramubaza ati se ugiye hehe mudepoze? Ndaramubwira ahantu akorera, yumva akazi nyine akazi ka Gerard na ka Sifa ni n'ahantu nyine hegeranye, nyine ibintu bisanzwe nyine haregeranye. Umugabo arangije abwira Sifa ati njira mu modoka nta kibazo, ugezeyo nyine nkugeze mu kazi ntacyo bitwaye. Gerard nyine yari umugabo ugira umutima mwiza. Noneho baragenda gake gake mu modoka, bageze imbere bakubitanye n'umugore utwite. Umugore utwite yarahagaze mu cyapa arimo yabuze bisi. Gerard yitegereje gutya, arebeye mu kirahure gutya, abona umuntu arimo aratega gutya, arangije aravuga ati reka tumuhe lift. Amuhereza lift nyine nk'umuntu w'umugore nyine utwite, indiragera imbere nyine ni imvutsi, ari hafi kubyara nyine, ari abakire bagira impuhwe baba bari kwitambukira, yabona nk'umuntu koko akavuga ati reka muhe lift ntacyo bitwaye. Nta kintu ubundi se sasa uburi bukoreshe nyine, n'ubundi ubusanga ari yayindi, nubwo waha umuntu ntacyo bitwaye guha umuntu lift. Yahaye umugore lift utwite. Umugore yinjiyemo, bageze imbere yitegereza abo bantu bamuhaye lift, arangije arababwira ati mana we, mbega ukuntu muri beza muberanye, reba nukuri ukuntu Imana yahuje, reba ukuntu Imana yahuje abantu babiri basa neza, we mwese muri beza, wa mugabo uri mwiza, reba n'ukuntu mpaye lift, ufite n'umugore mwiza ugukwiriye pe. Noneho bose barasetse, babura ukuntu bamuhakanira nyine ko atari umugabo n'umugore nyine, kubera uburyo yarabivuganye, emotion nyine, yumva nyine amarangamutima yari yose, babura ukuntu bamuhakanira nyine. Sifa arangije areba Gerard aramumwenyurira. Muri uko kumumwenyurira, muri uko kumusekera, iyo smile ya Sifa, Gerard hari ukuntu nyine yaravuze ati mbega we. Ni ukuvuga ngo Gerard na n'ubu ubu tuvugana, iyo nseko ngo iracyamuri mu maso. Uwo mukobwa yamusekeye. Hari abakobwa baba baseka neza kuko yaramusekeye, ahita avuga ati na n'ubu iyo nseko ntago arayibagirwa. Noneho barangije barikomereza, umugore bamugeze imbere, hari ivuriro, bamugeza ku gaklinike kari aho hafi. Gerard nawe agira mu kazi, yamaze kudepoza Sifa, yamugejeje nawe ahantu akorera. Murabyumva nyine namwe nyine ukuntu nyine byari bimeze. Agera mu kazi arakora nk'ibisanzwe, arataha nijoro kugera mu rugo. Umugore uwo munsi nta nubwo yari yagiye mu kazi, yari ari mu karuhuko, asanga yamuteguriye. Mbese Gerard yari afite urugo rwiza buri mugabo wese yakifuza. Yari afite umugore mwiza bita Ana, buri mugabo wese yavugaga ati cyakoze ufite umugore pe, umwitaho nyine, umugore utagira n'ibintu byinshi. Dukomeze. Noneho Sifa bukeye yarabyutse mu gitondo, aravuga ati reka njye nyine, kubera ko Ana baramukundaga, Ana yari umwana mwiza mw'icyo gipangu, ahita ajya no kubasura, ashimira boss, aramubwira ati yagiye ari dimanche, aramubwira ati warakoze kumpa lift. Ana aravuga ati wawe se yaguhaye na lift? Umugabo wanjye ni umuntu mwiza kandi rega gutanga lift nta n'ibintu, rega nta bintu biba bikaze. Nuko arangije Sifa baramwakira, ibintu bigenda neza, baramwishimira pe, karahava. Noneho ibyo birangiye baramuherekeje, Ana arasohoka, aramupeperera hanze. Sifa arakomeza nyine asubira mu nzu yiwe. Nawe yari afite geto itari ntoya kandi geto nziza nyine, geto bifite salo nziza n'ibyumba nyine byinshi, ntago amageto bisaba chambrette, urumva. Noneho Sifa rero yaje kuba inshuti n'uwo muryango, hahandi iyo yabaga ari board atagiye mu kazi, wenda ari muri weekend, ko nago bakoraga muri weekend, yazaga mu rugo we na Ana bakaba bateka, bagakora za pizza, bagakora za hamburger, bagakora
za cupcakes, nyine ibintu byinshi, nyine utuntu twiza, nyine bagakora inkoko bakazifurayinga, bagafurayinga imiceri, mbese ibintu byinshi, nyine bakoraga utuntu twinshi. Nyine urabizi nyine igitsina gore hari ukuntu gihura kikagira nk'ikintu nyine cy'agakungu, sinzi ukuntu nabyita, nyine tuhita tuba inshuti cyane kuruta nyine igitsina gabo, duhita tuba inshuti cyane tukamera nk'abavandimwe, niko bigenda. Noneho Sifa yakomeje kuba inshuti n'uwo muryango, hahandi Ana yageze aramukunda, anamwiyumvamo, arangije amugirira icyizere, akajya avuga ati rwose igihe yarwaye Sifa akageza akaba yakora nk'amasuku mu rugo, kuko we nyine yabaga ari wenyine, kandi Sifa afite n'uwo mukozi. Urumva Sifa nyine nta kintu n'ubundi yabaga arimo arakora nyine mu rugo aho yabaga ari. Bazi uti byageje kugenda bite rero, baje kumukunda, hahandi yinjiraga no mu cyumba cya Ana akagenda agasasamo. Urumva urwego nyine bari babayemo inshuti, bari babaye ba sisters, bari babaye abavandimwe. Urumva noneho ndababwira inkuru mpamo, iyo ni inkuru yabayeho, ibyo ni ibintu byabayeho, ntago ari ibintu ndimo ndahimba. Mu byumvire n'ukuntu byaje kugenda. Noneho Sifa yaje kugira anniversaire y'imyaka 25, yaje kugira imyaka 25. Umuryango wa Gerard uravuga uti, baravuga bati ntago Sifa ni umukobwa watubaniye neza, yadufashije muri byinshi, umugore mwiza, wararwaraga akakurwaza, ibintu byinshi yagiye adufasha bitandukanye. Nagira ngo uyu munsi tumwiture kuri birthday ye, afite abashyitsi azakiramo mu kazi bazaza, reka tumufashe. Niba ari ibyo biro 20 by'inkoko, natwe twongereho, tugure za wine, tugure nyine ku buryo abashyitsi azabakira neza, kandi nyine yari yarababereye umwana mwiza. Noneho anniversary ya Sifa byaje gukubitana nuko yari iri kuri tariki 25 z'ukwa 11, kandi Ana akaba aribwo yari burarizamu mu kazi. Nyine abaganga murabazi, muganga wese uri kumva iyi nkuru ndamusuhuje, ni ukuri muri abantu bakomeye cyane, turanabakunda. Noneho izo tariki 25 z'ukwa 11 Ana yari burarizamu, ahita avuga ati n'ubundi bidi nyine urumva yamaze gutegurwa, ntago nabura kujya mu kazi, ariko Sifa ni inshuti yanjye, njyewe na gift yiwe nazayimuha n'ubutaha, ariko ibirori byo bikagenda neza tukamufasha kubitegura. Nuko itariki zarageze 25 z'ukwa 11, Ana yirirwa amufasha gutegura, kuko yari bugende nimugoroba, aramufasha, barategura, bakora icyo bita decoration imeze neza pe, decoration imeze neza, ibintu byose barabitunganya, hahandi abantu binjiye bakumirwa. Ana aramusezerera, aramubwira ati vuba aha ngaha gift yanjye nanjye iraza kukugeraho, nyine kwa kundi wabitana sheri my dear, nukuri nanjye ndi buguhe gift, ariko wihangane uyu munsi ndararizamu, ntabwo nyine ndibuze muri bidi yawe. Sifa arababara, kuko Ana yaramaze kuba like best friend, close friend, yaramaze kuba nka sister we, bari bamaze kwegerana cyane. Noneho Ana yagiye mu kazi, umugabo ariko we yari ahari, Gerard yari ahari, we iyo bidi yayijemo, bakiriye abashyitsi basize ikintu bita impano, kuko Sifa yari umukobwa uzi kubana n'abantu bose. Nuko igihe cyo gutaha cyaje kugera, bakata keke, ibintu birashyuha. Igihe cyo gutaha cyaje kugera, kigeze baherekeza abashyitsi, Gerard na Sifa baherekeza abashyitsi. Bageze mu nzira, noneho Sifa ngo yafashe mu kiganza uwo mugabo, yafashe Gerard mu kiganza. Gerard ngo intoki, yumvise udutoki Sifa yari afite udutoki tworoshye mbese ni muri b'abakobwa b'abaziranenge udapfa kubonana, nyine nta kintu kibi wapfa guhita umubonaho ukimubona, yari mwiza. Yamufashe mu kiganza, yumvise n'ubwo butoki ukuntu bworoshye, yumva nyine utuntu turamuzamutsemo noneho umugabo yumva ntagaze ukuntu nyine abaye. Reka mbe nzingiye hano, nze dukomeze parti ya kabiri. Nimba waryohewe, kora share,
ukomantinge wandike munsi uko ubyumva kandi ukore na subscribe ubundi ibintu bigende neza. Ndabakunda, ndaje dukomeze na parti ya kabiri.